Tunashimwe inshuti z'Imana bashushe mu izina rya Yesu Kristo nitwa Pastor Placide ndumushumba muri House of Healing. Ndashimira Imana rero ngiye kumakanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana muri aka kanya nk'aka ngaka. Uyu munsi rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana tuganire ku kuvuga. Ku kuvuga kugira ikintu tuvuga Yesu yakoze. Kugira ikintu tuvuga Imana yakoze ku buzima bwacu. Ese ibintu Imana yavuze ku buzima bwawe, ibintu yakoze ku buzima bwawe bivuga bingana iki? Ni iki kintu Imana yakoze ku buzima bwawe? Hari ibintu uba waraciyemo, hari indwara uba warakize, hari ibyo Imana yarahinduye ku buzima bwawe, hari ubuzima Imana yarahinduye ku buzima bwawe. Ese ubivuga bingana iki? Ushobora kuba waravuze amasengesho, ushobora kuba hari ikintu wasabye Imana ariko wamara kugisaba Imana ukabona ko ari Imana igitanze atari wowe ugikoreye ku bw'imbaraga zawe. Ubibwira abantu bangahe mu gihe kingana gute? Ni misiyo Yesu yadutumye, yatumye ngo mugende mubwire amahanga yose, abazizera muzababatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Ikintu cya mbere ababwiraga ngo mugende mubwire amahanga yose, abantu bose mubabwire bamenye imikorere yanjye. Ntabwo Yesu yigeze adusigira mission y'ubwiru, ntabwo yigeze adusigira guceceka, ntabwo yigeze adusigira kugira ngo ibintu tubyihorere, ahubwo yasize avuze ngo tuvuge, tubwire abantu imikorere yiwe, abantu bayimenye, ibintu akora, ibintu ahindura, abantu bamenye uwari. Ndagira ngo nkubwire ngo nshuti yanjye, guceceka ntabwo ari wo muti. Hari abantu bajya bakunda kubwira abandi ngo mujye mutuza, ngo wihangane uceceke. Yesu yajyaga kugukiza arakubwiraga ngo urashaka nkugende, vuga, mbese mu magambo make vuga ikiri ku mutima wawe. Ntabwo ushobora kujya muri consultation kwa muganga ngo nibarangiza ngo bajye kukuvura, nibajya kukuvura ngo uvuge ngo muganga ngo ngende umuntu utuza simba, ivuga uvuga uko urwaye. Wamara kuvuga uko urwaye ugakira, bivuze ngo uyu munwa urimo gupfa kwacu no gukira kwacu. Ushobora kuwubumba ugapfa ufite ibintu byakiza abantu, ushobora kububumba ugapfa utabijije aho ushobora gukura ikigwi icyo ukeneye. Kandi yavuze ngo mukomange muzakingurwa. Hari aho dukomangisha amaboko ariko naho dukomangisha umunwa. Iyo dusenga dukomangisha umunwa, iyo duhamagara Imana dukomangisha umunwa, yangize ikadukingura nayo ikatugirira neza. Uhamya rero bingana iki? Uvuga kangahe by'Imana yakoze? Kandi Yesu yavuze ngo mugende mubwire amahanga yose, mubabwire, mugire ikintu mubabwira. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ntabwo umunsi turi butinde, ntabwo turi gufata igihe kinini cyane, ariko ndagira ngo tugire ikintu tuganira kuri uyu munsi none, guhamya, kugira icyo uhamya. Tugiye kuganira muri Matayo igice cya 11, turaza guhera ku murongo wa 3 n'uwa 4. Turahera ku wa 4 tugere ni ku wa 3. ngo 3 aravuga ngo mbese ni wowe wa wundi ukwiye kuza cyangwa dutegereze undi? Yesu arabasubiza ati nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mubonye, impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirizwa ubutumwa bwiza. Amen. Yohana yatumye abigishwa ngo mugende mubaze Yesu ngo se ngo ni wowe wa wundi dukwiriye gutegereza. Hanyuma nanone Yesu aravuga ngo mugende mubwire Yohana ibyo mwabonye. Wabonye bingana iki? Wumvise bingana iki? Wakize indwara kangahe? Ariko ubwo buhamya bwabaye ubwawe ku giti cyawe, wiyizeho ku giti cyawe, nta muntu gusangiza ngo batazaguseka ngo uvuga menshi. Ariko yaravuze ngo mugende mubwire Yohana, mugende mubwire amahanga yose, mubwire Yohana ibyo mwabonye. Impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, abakene barabwirizwa ubutumwa bwiza, babandi batitabwaho bari kwitabwaho. Dufite ikibazo muri iki gihe, cyangwa se mu gihe cyahozeho ku itorero ry'aba kuva kera, dufite ikibazo cyo kugenda tuvuga ibitagenda kuruta ibigenda. Kandi hari iby'Imana yakoze dushobora kuvuga, hari imirimo Imana yakoze dushobora kuvuga, hari ibitangaza Imana ikora dushobora kuvuga. Ubivuga kangahe ku munsi? Iyo usanze igikundi cy'abantu benshi bicaye baganira, baba baganira ku mafuti y'abantu benshi abantu bakoze, ariko ntibajya baganira ku byiza Imana ikora n'ibyikoresha abantu. Ku bantu uvuga yuko baguhemukiye 100%, harimo n'ibyiza baba barakoze ku buzima bwawe. N'uzajya ubivuga nabyo ujye ubishyiramo. Mugende mubwire Yohana ibyo nkora, mugende mubwire amahanga yose, abazizera muzababatize mu izina rya Data. Kandi ijambo rikavuga ngo bakwizera gute batigeze babwirizwa?
babwizera bati biba batigeze babibwirwa, ko bisaba ko babibwirwa kugira ngo babivuge nabo. None se ko ari wowe ubizi kutabivuga, ese ko atari pastor ukigiye kuzabivuga, wa wundi wabikubwiye ko atari byakugezeho nawe ugomba kubigeza ku bandi gutyo mugende mubwire amahanga yose abazizera mu batize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Wenda mu bashyikiriza abashumba babarere, ariko kugenda no kubwiriza ni ibya buri wese. Ibitangaza Imana ikora niwe ugomba kubivuga. Imana iguha umugisha rero, ntabwo ndi butinde cyane, ariko nimba hari ikintu Imana yakoze ku buzima bwawe ukwiye kukivuga. Imana iguha umugisha kandi ikomeze kukugira neza. Amen, amen.